nitwa Sentashya Omar, nkaba ndi muri iri koperative twiteza imbere mu bworozi. Imbere twabanje turi itsinda, ariko kubera inkunga Croix Rouge yaduteye, twateye intambwe tureka kuba itsinda, ahubwo duhinduka koperative. Iyo ni intambwe yatewe nubwo tutarabona ubuzima gatozi, ariko kubw'inkunga bahora badutera baduha n'amahugurwa, twagize n'ubumenyi. N'icyo umaze kungukira muri koperative? Icyo maze kungukira muri koperative ni uko nahawe amahugurwa, nkamenya n'uburyo nzajya mpunikira inka twaguze mu nkunga baduteye kuzihunikira ubwatsi. Ubu bworozi bukumara iki nkawe? Ubu bworozi nk'uko perezida yabivuze, nta musaruro buratanga uhamye, ariko icyo bumariye ni uko namenye gukorera hamwe n'abandi ko bizatanga umusaruro, kuko imbaraga z'umwe ku giti cye ntacyo zamugezaho, ahubwo twahawe amahugurwa yo kwishyira hamwe, gukorera hamwe, kuko imbaraga za benshi zisumba iz'umwe. Koperative imaze igihe kingana iki? Koperative imaze amezi makeya, kuko inama yo gukora koperative twayikoze ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12. None icyifuzo ufite ni ikihe? Icyifuzo mfite ni uko aba bantu b'abaterankunga bataturekeraho gusa, bagumya kutujya hafi, ayo mahugurwa agakomeza, tukazajya tugira ubumenyi bwisumbuyeho. Nitwa Sentashya Omar. Nakoze cyane. Mwe mwarangije ibyanyu se?